Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyi saha ni isaha y'umugisha, ni isaha yo gusenga. Muri iyi saha ni isaha yo kwinginga umwami Imana, ni isaha yo guhamagara Yesu, ni isaha y'ubutabazi, ni isaha y'ubutsinzi. Mfashe uyu mwanya ngo nsengere izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Nsengere ubuzima bwawe, nsengere urugo rwawe, nsengere bizinesi yawe, nsengera akazi kawe mu izina rya Yesu. Ndasengera ubugingo bwawe. Imana y'amahoro niguhagurutse, Imana y'amahoro nihagararane nawe. Iki ni igihe cyo gusenga. Ndagusengera mu izina rya Yesu, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe, imbaraga z'Imana ziboneke kuri wowe, gukomera kw'Imana kuboneke kuri wowe. Imana y'amahoro izane impinduka mu buzima bwawe, Imana y'amahoro izane kwemerwa mu buzima bwawe, Imana y'amahoro izane gukomera ku buzima bwawe. Iyi tariki uyu munsi wa 27, Uwiteka Nyiringabo Imana akuremera ubuhamya bushya, akuremera ubuzima bushya. Imbaraga zisumba byose zigaragare ku buzima bwawe, zigaragare mu byawe, ibyo ugerageza gukora, ibyo ugerageza kujyamo, ibyo ugerageza kubamo. Imana ishobora byose niboneke ku buzima bwawe, iguhagurutse, ikurengere, igutabare. Imana ishobora byose iboneke ku buzima bwawe, igukiza ubwo burwayi, igukureho izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Ndagusengera wowe umaze igihe kinini urwaye, Imana y'amahoro nigukize. Ndagusengera wowe umaze igihe kinini uboshye, Imana y'amahoro nikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu unkurikiye nonaha umaze igihe kinini urwaye amaguru, Imana ishobora byose nigukize. Umaze igihe kinini urwaye mu nda, Imana ishobora byose nigukize. Umaze igihe kinini urwaye umutwe, Imana ishobora byose nigukize. Aya masaha ndagusengera, aya masaha ndaguhuza n'umugisha wawe, ndaguhuza n'igitangaza cyawe, ndaguhuza n'isezerano ryawe, ndaguhuza n'isezerano ryawe. Imana ibeshaho nikwibuke, Imana ibeshaho nikurengere, Imana ibeshaho niguhagurutse mu izina rya Yesu. Dawidi yanditse Zaburi ya 35, arandika aravuga ngo Uwiteka aburana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini uhagarukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Aya masaha Uwiteka Nyiringabo Imana nakurwanirire, yenda ingabo nini n'intoya arwanirira ubuzima bwawe, yenda ingabo nini n'intoya arwanirira akazi kawe, yenda ingabo nini n'intoya arwanirira urugo rwawe, yenda ingabo nini n'intoya arwanirira abana bawe, abahereza ubwenge, abana bawe abahereza ubuzima, abahereza igikuriro kizima, abahereze ubuzima buzima, abahereza imibereho mishya, abahereza imbaraga nshya, abahereze gukomera, abahereze kwaguka, abahereze gutera imbere, abahereze guhindurirwa amateka. Uyu munsi wa none Imana y'amahoro ikwiyereke bundi bushya, ikwiyereke kurusha indi minsi yose yigeze ikwiyereka. Uwiteka Nyiringabo Imana kuri iyi saha ya 9 ahindura ibyanze guhinduka, kuri iyi saha ya 9 acagagura iminyururu yose yari iri ku buzima bwawe. Iyi saha ya 9 Uwiteka Nyiringabo azura ibyapfuye. Kuri iyi saha ya 9 ibitari bifite ishusho Imana ibishusho, ibitari bifite ubuzima Imana ibiha ubuzima, ibitagendaga bitangire bigende, ibitakundaga bitangire bikunde, ibitemeraga bitangire byemere mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwawe buhinduke, imibereho yawe ihinduke, amateka yawe ahinduke mu izina rya Yesu. Uwiteka guhindure mushya, Uwiteka guhindura icyaremwe gishya, aguhindura umutsinzi, aguhindura umunyembaraga, aguhindura umuneshi, aguhindure mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira Zaburi 125 ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Aya masaha ndagusengera ngo Uwiteka kugote mu izina rya Yesu, akugote impande zose, ibyakurwanyaga n'ibyaguhigaga, ibyo ngibyo bigushake bikubure, kubera yuko ugoswe n'Uwiteka, ugoswe n'imbaraga z'Imana, ugoswe n'imbaraga zisumba byose, ugoswe n'ukuboko kw'Imana gukomeye. Uwiteka nakugote mu izina rya Yesu.
Mana ishobora byose, nukiza abarwayi barwaye mu izina rya Yesu. Abo ngabo ubahereza ubuzima, abantu barwaye ubakize, abantu barwaye ubabohore. Hari abarwaye diyabete, hari abarwaye kanseri, hari abarwaye imitwe idakira, hari abarwaye umugongo, hari abarwaye amaguru. Abo bose nubakize mu izina rya Yesu. Mana ndasenze aya masaha mwami Imana, hari abantu bafite amadeni, abo ngabo nubishyurire. Uri Imana yishyura amadeni, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itabara, uri Imana ihindura amateka. Ndasenze mu izina rya Yesu, abo bantu bafite amadeni bishyurire Kristo wabambwe mu izina rya Yesu. Hari abantu batarakizwa bacyumva rino sengesho ribafateho bakizwe, bacyumva rino sengesho ribafateho bahinduke, cyumva rino sengesho ribafateho babe ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana nizigaragare, gukomera kw'Imana nikugaragare. Yesu agenda ku buzima bw'abantu bawe, amaraso yawe nabambare, maraso yawe nabagaragareho, maraso yawe nabohore mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu baboshywe n'imbaraga za karande, hari ababoshywe n'imbaraga z'imyuka mibi, hari ababoshywe n'imbaraga z'abarozi, hari ababoshywe n'imbaraga z'abapfumu. Abo bose nubabohore Yesu, kuko ni wowe ubohora. Aya masaha kuri iyi saha, uyu munsi wa none mwami, abo warinze ngo bawubemo, reka ubahereze umugisha, reka ubahereze ubuzima, reka ubahereze imbaraga, reka ubahereze kwaguka, reka ubahereze gukomera, kandi ubahereze ubutsinzi, kandi ubahereze impinduka. Urema amashimwe kuri uyu munsi, ibiganza by'abantu biha umugisha, ibirenge by'abantu biha umugisha, akazi kabo bakora ugaha umugisha, ibyo bagerageza kujyamo byose ubiha umugisha mu izina rya Yesu, kuko uri Imana igira neza. Ndagushimye kutabara, ndagushimye kurengera, ndagushimye kubambiye amahema abantu bawe. Reka ukomeze gukora ibikomeye, kandi ukomeze kwiyerekana, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza, gubwa neza, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Iri sengesho rihindura ubuzima bwawe, iri sengesho riguhagurutse kandi rikubyutse, rigukomeze, rigira ahantu rikuvana, rigira ahandi rigushyira mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi, amen.